turabasuhuje bakunzi ba chaîne yacu Le Conseil de la Vie. Imana ibahe umugisha aho muherereye hose. Uyu munsi wa none tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi turaganira n'abantu bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Turarebera hamwe impamvu zitera abantu gusubira inyuma bakava mu gakiza cyangwa se bakagwa. Imana itugire neza. Reka tubanze dusenge kugira ngo Imana ituyobore muri iki kiganiro. Imana yacu turagushimiye kubw'uko uduhaye umwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe. Ndagira ngo Imana umuntu wese wumvira ijambo aho aherereye hose umuhe umutima ufungutse wo kumvira ijambo kandi rimubereye ingirakamaro n'inkomezi muri rugendo rujya mu bwami bwawe. Bisabye nizeye kubikora mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nk'uko maze kubibabwira, tugiye kuganira ku ijambo rivuga ku mpamvu zimwe zitera abantu gusubira inyuma mu gakiza no kugwa. Imana itugire neza. Impamvu ya mbere itera abantu kugwa bakava mu gakiza harimo irari ry'umubiri, irari ry'amaso no kwibona mu by'ubugingo. Mu Cyongereza tugenekereje twavuga tuti desire of the flesh, desire of eyes and the pride of life. Iyo dusomye mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 2 kuva ku murongo wa 15 kugeza kwa 16, ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntimugakunde iby'iyi si cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'iyi si, gukunda Data wa twese ntikuba kuri muri we. Kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, ari irari ry'amaso cyangwa kwibona mu by'ubugingo, bidaturuka kuri Data wa twese, ahubwo bituruka mu isi. Iri rari ry'umubiri bavuga hano, irari ry'amaso cyangwa se kwibona mu by'ubugingo, ni ikintu cyagushije abantu benshi, abakozi b'Imana batandukanye. Dawidi yatwaye umugore wa Uriya bitewe n'uko yagize irari ry'amaso akifuza umugore w'abandi, kandi yari umuntu Imana yemera cyane. Vuga ngo n'undi muntu wese bitewe n'irari ry'amaso ashobora kugwa atarebye neza cyangwa se ngo agire uburyo yirinda. Sawuli yagize irari ry'iby'isi ubwo Imana yamutumaga gutsemba Abemeleki. Samweli wa mbere ibice 15. Imana yatumye Sawuli gutsemba Abemeleki imusaba kutagira ikintu na kimwe asigaza, ariko ngo arokora ibintu bibyibushye, ibintu bigaragara neza ngo arabizana, bituma ava ku ngoma kuko atubashye Imana. Nebukadineza yagize kwibona mu by'ubugingo, pride of life. Umunsi umwe atembera mu ngoro yiwe aravuga ngo ngiyi Babuloni niyubakiye n'amaboko yanjye. Ibyo bintu bibabaza Uwiteka iyo umuntu yishyira hejuru akumva ko ibyo akora abikoreshwa n'amaboko ye. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Imana itugire neza. Ni ukuvuga irari ry'umubiri, irari ry'amaso no kwibona mu by'ubugingo bishobora gutuma umuntu rwose agwa akava mu byizerwa. Imana itugire neza. Ikintu cya kabiri gituma umuntu ashobora kugwa akava mu byizerwa, hari amaganya y'isi n'ibihendo by'ubutunzi ndetse n'irari ryo kwifuza ibindi. Ijambo ry'Imana muri Mariko ibice 4 umurongo wa 18 kugeza kwa 19, muri Mariko ibi bice 4 batubwira ku mugani w'umubibyi. Uburyo umubibyi yagiye kubiba imbuto, zimwe zikagwa mu butaka bwiza, izindi zikagwa ku kara, izindi zikagwa ku gasi, inyoni zikazikandagirana. Iyo dusomye mw'ibyo bice 4, Mariko ibice 4 umurongo wa 18 kugeza ku murongo wa 19, dusanga ko abandi bagereranywa n'izigwa mu mahwa, ngo abo ni abumva ijambo
maze amaganya y'isi n'ibihendo by'ubutunzi n'irari ryo kwifuza ibindi, iyo bibinjiye mu mitima biniga ijambo ntiryere. Ni ukuvuga ati kurarikira cyane ubutunzi bwo mu isi, kwifuza ibindi, ukaba wanaca no mu nzira zitari iz'Imana kugira ngo ubigereho, biragusha cyane. Ikindi, amaganya y'isi, ibibazo duhura nabyo bishobora gutuma tugira amaganya, tukiheba cyane, tukaba twagwa tukava mu buntu bw'Imana. Imana idufashe. Hari umutunzi muri Mariko ibice 10 umurongo wa 19 kugeza 22, hari umutunzi washatse gukurikira Yesu ariko biramunanira kubwo kwifuza cyane, kubw'ubutunzi bwiwe yumvaga atabugurana gukurikira Yesu, atabuhara ngo akurikire Yesu. Imana itugire neza. Yesu aravuga ati ibyo bikomereye umutunzi cyane kurusha ko indogobe ingamiya yaca mu izuru ry'urushinge. Imana itugire neza. Iyo twibanze ku butunzi dufite n'imirimo dukora, ntitubonere umwanya Imana, ibyo bishobora kutugwisha bikadukura mu buntu bw'Imana. Mu kazi kacu ka buri munsi, mu byo dukora, mu butunzi bwacu, tugerageze no guha igihe Imana idufashe. Umwami Ahabu nawe yicishije Naboti ngo abone uruzabibu rwe. Irari ryo kwifuza kugira ibindi bintu byatumye uyu mwami Ahabu yicisha Naboti kugira ngo agire uruzabibu rwe, ariko nawe ntabwo byamuhiriye kuko byatumye ava ku ngoma. Imana idufashe. Ni ukuvuga irari ry'ubutunzi no kwifuza ibindi, ibihendo by'isi n'amaganya yewe y'isi ashobora gutuma tugwa tukava ku by'Imana, mu by'Imana tukava mu byizerwa. Imana iturinde kugwa. Ikintu cya gatatu gishobora gutuma umuntu agwa akava mu byizerwa, hari ukutita ku ijambo ry'Imana no kutariha umwanya muri wowe, ntirishinga imizi muri wowe. N'ubundi muri Mariko twasomye ibice 4 umurongo wa 16 haravuga ngo izibibwe ku kara nabo ni nuko iyo bumvise ijambo ry'Imana uwo mwanya baryemera banezerewe, ariko kuko batagira imizi muri bo bakemera kanya mu mwanya muto iyo habayeho amakuba cyangwa se kurenganywa bazira iryo jambo, uwo mwanya birabagusha. Ni ukuvuga ko umuntu utagira iri jambo muri we ngo rishinge imizi, iyo ahuye n'ibibazo ntabwo yibuka ijambo ry'Imana ryamukomeza, ubundi bikamugusha. Ariko Zaburi ya mbere tubwira ngo iki? Iratubwira ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. Ku murongo wa 2 ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira kandi niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo ngo azawuhana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Iyo tugarutse k'uyu murongo wa 2 n'uwa 3 ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira kandi niyo yibwira ku manywa na nijoro. Umuntu uhora mu ijambo ry'Imana agerageza gucukumbura ngo amenye Imana kurushaho, ngo uwo muntu ngo ahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, bikamufasha kwera imbuto igihe cyose, kandi ngo n'ikintu akoze kimubera cyiza. Imana idushoboze kwita ku ijambo ry'Imana no kugerageza kuriha umwanya muri twebwe rishingemo imizi, rituyobore. Imana itugire neza kugira ngo biturinde kugwa no kuva mu byizerwa. Ikintu cya 4 gishobora gutuma umuntu agwa ni inshuti mbi, bad companions. Inshuti mbi zishobora kugukamura, zikakugwisha, zikagukura mu gakiza. Ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa 2 rw'Abakorinto ibice 6 umurongo
wa 14 riravuga ngo nimwifatanye n'abizera mudahwanye, ngo mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite, cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Twabonye muri Bibiliya, mwese muzi inkuru y'umugabo bita Samusoni. Imana yari yaramuhaye isezerano ry'uko azaba umuntu ukomeye akarokora ubwoko bw'Isirayeli, ariko aza kugira inshuti mbi, aza kugendana n'umuntu mubi, aramukamura mu maramo imbaraga, Delila. Ushobora kugira inshuti mbi mu buzima bwawe, zikagukamura, zikakumaramo imbaraga. Imana itugire neza. Byarangiye bamunogonoyemo amaso, muzi uko byagenze. So inshuti mbi zishobora kudukura mu gakiza. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntitukifatanye n'abizera tudahwanye, kuko gukiranuka bitabasha kubana no gukiranirwa, cyangwa ngo umucyo ubane n'umwijima. Imana idufashe. Ikintu cya gatanu gitera abantu kugwa bakava mu byizerwa harimo gutinda kw'amasezerano no gutinda gutabarwa n'Imana. Umugabo bita Aburahamu, umuntu Imana yemeraga cyane, umuntu wabanaga n'Imana, umuntu wari ufite kwizera muri we, ariko kubera gutinda kubona urubyaro akagera mu zabukuru, yiciriye ize nzira, ashaka umuja wiwe Hagari, amubyaraho umwana bita Ishimayeli. Iyo amasezerano atinze, iyo dutinze gutabarwa n'Imana, bishobora kutuviramo kugwa. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa uwihangana akageza imperuka, kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Imana idufashe. Imana iduhe kwihangana muri twebwe kugeza ku mperuka, kugeza ku iherezo ry'ibyo ducamo. Imana itugire neza. Ikintu cya gatandatu gishobora gutuma umuntu agwa akava mu byizerwa, ari nacyo ndi busorezeho, ikintu bita ubukene, inzara, inyota n'imibabaro byo muri ino si. Iyo tutabibayemo neza ngo twambare uruhu rwo kwihangana, bishobora gutuma tugwa tukava mu byizerwa. Abisirayeli bageze mu butayu kuva ibice 17 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 5. Ngo Abisirayeli bageze mu butayu bw'Irefidimu, bahageze ngo babura amazi yo kunywa. Aba bantu ni abantu Imana yari yaragiriye neza, ibambutse inyanja itukura bayireba, ibaciramo inzira. Ibyo byonyine byari bihagije ngo bizere Imana ko n'iki kibazo bari bahuye nacyo cy'amazi ishobora kugikemura. Ariko ngo bitotombeye Mose, bitotombera n'Imana, bibagirwa ibitangaza byose Imana yakoreye mu maso yabo, kubera inyota, kubera inzara, bibatera kunamuka no kwitotombera Imana. Imana itugire neza, twere kumera nkabo, twibuke iby'Imana yadukoreye, kandi duhe kwihanganira ibyo tunyuramo. Na Yesu nawe yageragejwe n'iki kintu, kuko Satani azi ko iyo dufite inzara, yazi ko dufite ubukene, yazi ko dufite inyota n'imibabaro, ashobora kutugerageza akatugusha ku buryo bworoshye. Yesu nawe ngo yamaze iminsi 40, Matayo ibice 4 ku murongo wa 3 kugeza 11, amara iminsi 40 asenga, ngo noneho ngo arasonza. Satani ajya yabona kumwegera kuko yarabonye ko afite inzara, amubwira ngo niba uri umwana w'Imana, hindura aya mabuye ahinduremo umugati. Yamugerageje kubw'inzara, ariko Yesu yamutsindishije ikintu kimwe, ijambo ry'Imana. Aramubwira ati ntabwo ari ngombwa ko umuntu buri gihe atungwa n'imitsima, ahubwo umuntu atungwa n'ijambo riva mu kanwa k'Uwiteka. Imana itugire neza. Ni ijambo riri mu Gutegeka kwa 2. Natwe tugerageze gutsinda Satani, twibuke ijambo ry'Imana, twibuke iby'Imana yadukoreye. Yohana Umubatiza nawe, Matayo ibice 11 umurongo wa 2, ari mu nzu y'imbohe. Uyu Yohana Umubatiza ni umuntu wibatirije Yesu, aramubona
aramwibatiriza, aramubona n'amaso ye. Ariko ageze mu nzu y'imbohe kubera imibabaro y'isi, kubera ibyo yari ari kunyuramo, atuma ngo intumwa ze ngo zigende zimubarize niba ari we cyangwa niba bategereza undi Yesu. Imibabaro y'isi nayo ishobora gutuma tuva mu byizerwa. Aba bantu batubanjirije bagiye batubera icyitegererezo, ariko hari intwaro z'umwuka tuzaziganiraho ubutaha zishobora kudufasha kunyura mu ibi bintu. Ibi bintu rero tugerageze kubyirinda, tugerageze kumenya ko bishobora kutugusha irari ry'umubiri, irari ry'amaso, amaganya y'isi, kwifuza iby'isi ku buryo burenze, kutita ku ijambo ry'Imana, kutagira ijambo ry'Imana muri twe, inshuti mbi, gutinda kw'amasezerano no gutinda gutabarwa n'Uwiteka, ubukene, inzara n'inyota n'imibabaro. Tumenye ko ibi bintu byatugezeho Satani aba ashaka kuduca intege no kutugusha mu buzima bwacu, tubashe gufata ingamba ziboneye kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe. Twahirwa uwihangana, nongere mbisubiremo, akageza imperuka, ngo kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo. Imana itugirire neza, Imana idufashe, idukomeze mu gakiza kayo. Reka dusenge dusoza. Imana, turagushimiye kubwira ijambo ryawe, turagushimiye Imana kubw'uyu mwanya uduhaye. Reka ijambo ryawe rishore imizi mu baryumva, kandi ryera imbuto, ribabere inkomezi Imana mu rugendo rwabo rwa buri munsi, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.